Yes, reka nongere nguhereze ikaze wo komeza kudukurikirana 5 kuri 5. Ndagira ngo mbifurize amahoro y'Imana. Tutaratinda rero ngira ngo mwatangiye kugenda mubibona ku mafoto no ku mashusho yacu. Ni Dorokasi, ni Irene, ni Vestina. Ngira ngo rero mbanze ngushimire wowe ukomeza kudukurikirana 5 kuri 5 ko tugiye kubanyuriramo ibyishimo Dorokasi ndetse na Vestina, Irene ndetse na mama we bagiye batugezaho. Murabizi rero ko ari inkuru yari imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga ko Irene ndetse na Dorokasi na Vestina batandukanye. Iyi nkuru rero iragira iti ni ibyishimo byinshi kuri Irene Murindahabi ndetse na Dorokasi na Vestina, tutibagiwe na mama awiwe. Reka mbanze rero mbahereze ikaze imfura ryahamye niko nitwa. Ntago ni njyenyine kuri studio, ndi kumwe na BK. BK bimeze bite? The fresh ni inkuru nziza hano Irene ndetse na Dorokasi ndetse na Vestina irimo iracicikana. ni inkuru nziza kuko inkuru yari imaze iminsi itambutseho, ntabwo yarishimishije urebye ukuntu byari bimeze. Ntabwo yarishimishije na gato. N'ubu njye ndi kubona bitaragushimisha kuko ndi kumva nta byishimo. Ariko uzi kubona umuntu sikubona umuntu wamanagingaga umuntu wibisha ngo batandukanye, witumva ko ibintu bye bisenyutse bagiye gutangira ibindi bishyashya kandi bigasenyuka nko gusubira inyuma. Ngira ngo rero bakunzi bacu twari twabanyurijeho ahangaha inkuru yuko Dorokasi na Vestina batandukanye. Ntago Irene yari yagaragaje icyatumye batandukana, ariko byagiye bimenyekana amakuru yuko mama wa Dorokasi ndetse na Vestina ariwe wari washutswe n'abaturage. Se kuri yashutswe ngiye ntabwo nabyiyumvisha. hari abaturage hari igihe umuntu ashukwa akaba wenda yakosa gutyo. Niko byagenze rero, nibyo tugiye kubanyuriramo muri iki kiganiro cyacu. Turabumvisha ibintu mutigeze mumenya, mama wa Dorokasi na Vestina uko byatangiye. Rero uyu munsi bakaba bongeye kwihuza ubwo bakoraga iki interview. Ari Irene, Dorokasi, Vestina na mama ni muri shimishije. Mama wabo nawe yagiye kuvugana na Irene. Ni inkuru rero yagumye gushimisha aho Dorokasi na Vestina biyunze. Ariko nubwo yagushimishije harimo nawe yababaje. Ntose ubwo bari babikoze bababaye. Manu zikabanzi bariho bari kwiga undi mitwe, ariko Satani arayitsinda basenge cyane. Uyu Dorokasi na Vestina bamaze iminsi 2 bari mu masengesho, bari kuyirangiza kuri uyu mugoroba wo kuwa 6. Nibwo barangiza amasengesho. Basenge cyane, ibyo byose birarangiye. Imana yabashubije n'ukuri. Ariko nge wowe bizo cyane. Ubundi bye byatende iki kugira ngo batandukane? Urumva mama wa Dorokasi sibyo yashutswa n'umuntu uri pembeni ukuntu aravuga ati ariko abana bawe birirwa babacuruza. Irene amazu yarayaguze. Abana bawe baracyakenye. Wenda ntago bakenye simbizi kuko ntago tuzi imitungo yabo, ariko mama w'icyo yumvishijwe n'iki nuko abana bakorera amafaranga menshi, sibyo? Ayamugeraho akaba make. Ko ndumva ikibazo. Birumvikana ubwo umuntu gusa agiye kubimukorera yarakimukoze. Yaramuhemukiye. Rero nyuma yuko tugiye kumva ibindi ibikurikira ko ibintu bimeze neza, turakubwira ko muri iyi minsi mikeya kuri Africinema TV tugiye kubashyiriraho filime nshyashya. Tunabwira abantu bari mu gihirahiro ko bavuga se filime bita Ururiho series yarahagaze. ntabwo yahagarara.
umuntu aba arimo ayitegura neza kugira ngo utaha isaze imeze neza ibagereho harimo ibintu bishyashya. Inkuru nshyashya rero nuko Ruriho series itazazima ahubwo hazaziramo indi ikaba yabyaye iyindi, aho twari twashyize igitekerezo cya filime hano 3 tutarahitamo. Ubwo nari imari narabibonye. Warabibonye barimo babivuga. Twaranagushuje wari wagiye umusa. Umuntu bari guhiga nyine abari guhigira n'abandi. Twari turi kumwe na Hassan muri studio. Hassan waramubwiye ati genda usigarireho ibintu bimeze nabi. Ariko yarabikoze. Abantu baranyandikiye muri comment iti wanda tuwo munyamakuru se kari mushyashya. BK rero nawe n'umunyamakuru wa Africinema. Tubabwire rero ko filimi itazazima mu minsi mikeya. Ruriho series iraba yiteguye. Ngira ngo rero wowe udukurikiranye bwa mbere kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona dufite filimi ica wahanga hagiye kuzamo n'ibiganiro bimeze neza cyane cyane byibana kuri sinema. Filimi channel yacu yitwa Africinema TV. Afrika ya sinema itibagiwe ibindi biganiro bigiye bivugwa. Navuba bidatinze tuzabazanira ikindi kiganiro kigaruka ku bakinyi bakinye filime bafite ahantu baherereye batakigaragara. Nk'ubu hari ibintu mutazi kinini batagaragara. Nk'ubu hari ibintu batazi. Bazi ko se nsigaye ndya voka sibyo? Bazi ko nsigaye ndya voka zonyine ku kazi byaranze. Aho wabubeshye. Nshobora kuba nzirya. Uzirira he? Muri filime. Ariko ni mu buzima busanzwe tuba tubakinira ubuzima busanzwe rero tunanabashimisha. Rero iyi nkuru ya Dorcas na Vestina ikigaragara cyo nuko basubiranye n'ukuri. Ni inkuru nziza. Ishimishije abakunzi babo. Inkuru ishimishije abakunzi babo ndetse n'abandi. Burya kagira nabi babaje. Ariko nyine niba abibabaye bihangane. Hagomba ibyo mwari mwateguye byabapfa. Ariko byari byababaje abantu benshi. Uziko nta kinyamakuru na kimwe icyegezo gikora ku nkuru ya Vestina na Dorcas. Umuntu wicara agatekereza gufata umuntu akamusenya agasenya abantu afite icyo agamije. Nta nyungu birimo rwose. Abantu bajye bihangana babireka ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ubwo rero Irene Murindahabi yari afite yakoze ikiganiro kitari gishimishije cyane kuko urumva yari afite n'amasoni. Amasoni yarayafite. Gufata ibintu bimukumazeho iminsi bingahe bakuvugaho. Yari yaranze kuvugira no kuri The Choice. Yavugiye kuri channel yiwe atangaza iyo nkuru gusa. Ntago yavugira. Araceceka. Moses Iradukunda nawe akora akazi. Yagasigayemo neza. Rero inkuru nziza nuko Dorcas na Vestina na Irene bamaze gusubirana. Ni inkuru ishimishije aho Irene Murindahabi yavugaga ubwo yabakoreshaga yagaragaraga nk'atishimye ariko akajya agaragazamo gutebya cyane sibyo? Anaseka ibyishimo byo anaseka byari bikeya ariko byari bihari kuko yishimiraga ko ibyibuze bongeye bagasubirana. Ahubwo mama wa Dorcas nabonaga ari ku kijigo gusa yavugaga indekada nubwo yabyemeye yavugaga ati base bamuhaye iki yaje kureba channel. Inkuru yagaragaye nuko mama wa Dorcas yaraje kureba channel. Ariko disi ni n'umukecuru wa. Ariko ntabwo ari umukecuru. Yavuye iyo ngiyo. Azi ko channel ari ikintu ugenda bagaterura bakaguhereza agatahana. Ashobora kuba yarazi ko ari wenda kivamo amafaranga. Yarazi ko ari nka televiziyo wenda ni nyamafaranga. Ariko yari yiteguye ko ari ikintu azafashe azagaterura. Channel rero mu Dorcas turamusuje cyane. Channel zagiye yonera ku mafaranga azayava muri ibyo byose abantu bazajya binjiza muri aho ngaho. Tube duke mu dusangira uko tungana shwara nta mumaro wabyo. Rero tukomeza tubwira n'abantu badukurikiranye mugumye musengere Dorcas na Vestina na Irene ndetse na mama we. Aho bagarukaga bavuga ati sha twagaye umuntu wari winjiye mu bintu byacu akoshya mama.
nta muntu bitababaza. Gusa munagumiza kumusengera uwo muntu waboheje ntago wahinduke mu mutima we areka ubugome wenda bishobora kuba byari binamufitiye inyungu nanone hari igihe byaba bimufitiye inyungu. wasangamo kimwe n'avugaga ati ushobora guhita afata bariya bana nanjye nkabamanaginga nanjye wenda nkajya mbacuruza akamwumvisha buriya yamwumvishaga nk'ukuntu yagira amafaranga yaboneka ari menshi yakiyongera cyangwa se bagakoresha iyo cano yabo yagiye kureba se igakorera amafaranga yayo. Rero ni kuri iki wa gatandatu iyi nkuru yari yatangaye ku itariki 7 none yagarutse ku itariki 10 igarutse ku itariki 10 iminsi 3 urumva ko Irene n'aba ari abakobwa bamaze iminsi bari gukora akantu ko kwiga abantu bo bamaze iminsi 2 basenga mugumye musenge cyane natwe turabakunda kandi turabasengera. uzi gusenga cyewe se ndasenga uyu munsi ndasenga nawe ugumye basengere. namwe bafana bacu turababwira ngo mugumye musengere aba bana ni abana baririmbira Imana. uzi ko izira ndirimbo baziririmba ntago nari nzi ko ari gospel ari uzi ko ari iki nzi ko ari nk'abasekira nk'abaraba ba King James baririmba ariko nyine bazanye itandukaniro abana ba Nyagasani ahubwo babona abana ba ADPR byashoboka ko ariko ntari umu ADPR harabura iki ahubwo nyewe mbona utajya usenga ugira idini nzakubatiza ibyo reka tubyihorere gusa inkuru ishimishije nyine umuntu agomba kuyivuga. Dorcas na Irene na Vestina basubiranye na mama wiwe nubwo wabita ari kugaragara ko ari kwishima cyane ariko azageraho yishimye. na Irene ntago yari yishima cyane kuko yagaragaramo mu gutebya abana bo bari bishimye tu. gusa icyo twababwira courage ku murimo bariho. rero ngira ngo nkubwira ngo niba ari ubwa mbere wari udukurikiye kora subscribe, niba nawe wari udukurikiranye cyangwa utarakora subscribe kora subscribe. bagire bate akore subscribe mukore subscribe namwe muri Afuricinema TV mwirebera filimi nziza bita Ururiho series iri muri episode 5 ngira ngo inameze neza irimo vuba haramanuka n'ikindi gice kandi munayisharinge wayidawe. hari ukuntu abantu batajya inshuti yawe rega nawe ugomba kwereka filime nziza ikubereye nziza uyiha n'inshuti yawe nayo cyangwa se n'iyi nkuru nziza wayisharinze ukayihereza abantu munasengana ikajya ukareka kuvuga n'abadasenga namwe muyihereze bagenzi banyu. hari abantu baba badasenga ko nawe mwibuke Nyagasani mwibuke Nyagasani abantu badasenga. sawa rero murakoze cyane. ibiganiro byacu ni ibigaruka tubanyurira mu nkuru zigiye zitandukanye izi mu binyamakuru ubyandika amateleviziyo amaradiyo ndetse n'abastari ibyamamare bigiye bitandukanye. murakoze cyane rero Imana ikomeze kubaha umugisha. ngira ngo niba urangije iki kiganiro